ati ntago nkije ntago bimeze neza mu rugo hayi sibe baje kotsa inyama nka famille nkaho nta cyabaye wamshata nje impela mbona ukuthi unalenkinga yengane uFreedom bakithi bese kuba noSara wenkosi Sara unja mwana wanyu muto Sara meze ate kanjani Sara meze neza bungasabi ngabafihli phela yeza ntago bugomba kubayisha jye ubazana abayidalana ngithi gaterwa isoni nabo ni famille yawe sinjani umbe Koko Chris mushuti we yajana khona umeze ute ngeni nyogokuru wawe kuki wambara mini kuki wambara mini agashitike kaba kambaye mini yashisa uthule bandala akho nkinga kanye gushaka byeri konje nake osekukhuluma ishengi nyogokuru nukamutindeho thank you so much for coming data wakoze kuza zowazi ugenza ngetalent bino sinari kubasha kubikora njenyine come on for when we nuzajya nyine rujye umbwira nze anzaye ukuthi abana ni inshuti ni babiri wonke umuntu ekuthengathi akaze kuze kwenzeke lutho we kumboni wanyu muri kwitwara nkaho nta cyabaye papa wanyu yagarutse bikaba nkaho nta cyabaye take manje abana dore ikikuntu kireba umukobwa w'abana menzi masukorera ngane uriya mukobwa kumureba cyane I know baby nyene ntago namurebaga iki cyana kirabeshya cyana turagufasha yes ke uriya mukobwa ni mwiza genda umuterete excellent afite sheru ya mukobwa yamaze umva papa inama agira umuhungu ngo yamaze mva ngubwire wa cyana shera bacaga umugani uvuga ngo umugore wawe cyangwa sheri wawe umusanga umukuye mu bandi basheri be genda umuterete niyo bafite abasheri igihumbi umubamburi ibintu byo gutegereza ngo uzashaka umukobwa uri singwa ngo abari uterete ibyo bintu ntago bibaho ushaka umukobwa ufite sheri upfa kuba wamukunze gusuka mwambura usheri ukamutwara niko bigenda akurino Unesibenzi uzoba inyawo zakhe namzana wena. ngizolanda indoda yami La kwami. Awu yaje mu rugo perhaps wataye umutwe hamba Matipa. matipa sohoka mu rugo rwanjye intombi endala umukecuru reka nkubwire sinsohoka